Mbere yuko dutangira abanzure b'iyi video navuze ntabange bose kutanga ejo heza nibahagarare kuko natwe twayitanze twishwe amafaranga twajya kurekarama nkatwe tugeze mu myaka yacu tugomba kubona amafaranga tukayabura. Uyu mukecuru yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga bitewe n'ikibazo yavuze gisa n'icyoroshye wabyukaga kuko asa n'uwashyize hanze ibyo benshi baramanyigiye mu mitima yabo ariko bakaba ari baranze kubivuga. Mbere yuko tuvuga kuri aya marara y'umukecuru wibuke ko batubwiye ko ngo ejo heza ari gahunda y'ubwizigame bw'igihe kirekire ikaba yarashyizweho na leta y'u Rwanda binyuze mu kigo cy'ubwiteganyirize RCSB igamije gufasha abanyarwanda bose abahembwa n'abikorera kwizigamira ku bushake kugira ngo bazagire amasaziro meza bageze mu izabukuru. Bakaba baratubwiye ko ngo aya mafaranga atagera kugoboka nyirayo aruko ageze mu myaka 55 y'amavuko gusa gatanga kibaje no ko Vestina Mukanga ngo we arenza agera ku myaka 65 ngo nta n'urutobo yarabona. Ndategereza amafaranga narayabuze. Wibuke ejo heza ijya kuza arabanze kuyitanga bavuga yuko ngo ari amabeshyo abandi bakavuga ko niyo batanga bazasaza ariko ntibayabone. Nibwo rero leta yaje kuganiriza abafite imyumvire ndetse baza kumenya n'agaciro kayo yewe ndetse batangira no kubyubahiriza. Ibyo ni byiza uburo nubwo ari abatabyerura ariko nujya hirya no hino urumva hari abavuga ko y'amafaranga bayizigamira ariko ntibayabone ndetse rwose n'abaterere kubera kutabisobanukirwa neza. Nubwo ariko uyu mukecuru wateye nangwe mu kuvuga kuri kino kibazo ariko hashize igihe gito hirya no hino mu gihugu humvikana amarari y'abatabaza inzego zose nizo hejuru ku kibazo cya ejo heza cyamaje kuba ingorabahizi kubageze mu izabukuru ndetse n'abandi bakatwaye amafaranga ya ejo heza by'umwihariko abakora leta ndetse n'abikorera. Bamwe mu bagenda bagaragaza ibibazo bya ejo heza arimo nk'abanyerundu, abarimu, abacuruzi, abamotari, abashoferi n'abandi benshi bavuga ko nubwo bakatwaye amafaranga ejo heza ariko batajya babona za message zo kuba yakiriye. Rimwe na rimwe babaza n'ababishinzwe bakabwira ko ngo bagiye kubikemura ariko bagategereza bagaheba amaso agahera mu bicu. Rwose n'abavuga ko ngo iyo babaje amafaranga yabo bahita babwira ko kuri konti zabo hariho zero. Tugarutse kuri Vestina Mukanga ngo we urira Ayokwarika nyuma yuko yaka amafaranga ya ejo heza ariko bagakomeza kumukerensa kugeza we nubwo yihamagara abanyamakuru bakamuka kugira ngo ikibazo cye gikemuke. Avuga yuko rimwe na rimwe babwira ngo bategereze ibyumweru bibiri byashira bajye bati ntago amafaranga barashyira kuri konti maze basura bakabagira ijambo rya nyuma ko konti zabo ziriho zero. Twasubira bakatubwira handi yarari ngo hariho zero. Ibi ngibi bituma bibaza wowe bipfira ariko bakabura. Rimwe na rimwe rwose akaba n'utekereza ko ari abayarya nyamara wenda atari nabyo. Ariko kandi niba utegereza bagiye bagira icyo bavuga kuri iyi video y'uyu mukecuru benshi bajya bavuga ko bifuza ko bajya bayabahera ku gihe kandi bakaba bidasibye ko binyura mu nzira zisa n'izigoranye kuko nabo rwose baya bakata bitagoranye. Uko ngiye mbyumva no ko leta yacu yadufasha ikatugenzura amwe mu bahawe inshingano zo kugenzura ndetse no gukurikirana ibijyanye na ejo heza ubundi maze bakaraho bipfira bigakosorwa. Aho ngaho ni ku ruhande rwanjye. Reka tuganire wowe urabyumva gute twandikira uko byumva bwasanduku k'ibitekerezo. Murasaba subscribe niba bakunze documentaire nk'ingi ndacyari Ubirengini Obi Time News. Obi Time News.